none se abantu bari kuntega i Budapest reka ngusesenguriye gake ntuje ndamanura abakinnyi banjye bararuhutse abakinnyi bose nzakinisha i Budapest ntago bazakandagiramo kuri Crystal Palace bakora iki bagiye kuvunikiramo ku gikombe na gitwaye iki cyumweru saa 11 bararyama baruhuke ndashyiramo ikipe y'abasimbura kirimo n'abana muri junior ndabemereye 23 aho bari kuri liste y'ikipe Palace izabi iri bukine kwa gatatu final ya Conference League ntago yashyiramo na y'abambere nashyiramo ikipe ya mbere kandi ifite finale mu minsi 3 izabirwana n'iki nayo izashyiramo iya kabiri tuzakina tuzayitsinda duserebura igikombe 11 banje beza bazakina na Paris Saint-Germain twagiye Nizamuraya ahari kuri kabiri nzahashyira umusore witwa Moskela kubera ko Timberi ntabwo yari aba tayari jana kuri Moskela kuri kabiri kuri gatatu nkiza ibintu bya Hinkapi ndahashyira Karafiori mu muterekayo zamuterekayo nzahashyira Karafiori gusa ukoza amakosa nene guseri twagiye mu mutima defense ndahashyira Saliba na Magalhaes ntacyo kubaza ibyo n'urucabana gatandatu ibintu byawe bya Zubimendi bireke ndazana mu kiriya gihungu cyanjye gitoya cyana cyanjye cyitwe cya Lewis Skelly ndagiterekamo Lewis Skelly go kajya muri duel gusa kare kutereka Skelly ndamuterekamo byihorere ngiye nayibonye ibintu bya Zubimendi byihorere ndashyiramo Skelly iruhande ndashyira Declan Rice bahagararane kuri rinyimwe cyane gatandatu n'umunani uzakirisha bamirere kipite babiri ku 10 nzahashyira kapiteni Odegaard azakina Odegaard yego impande zumve uruhande rumwe ni Bukayo urundi nzatangira na Eze Trossard ni umusazi iri amace zabisaba umwuka nzatangira na Eze Rutahizamu wanjye muri iriya match nzatangiza Kai wabivumbuye nzatangiza Kai nzamfite abasimbura banjye batanu nabo nazakiramo kuri Palace nzaba mfite umuntu yitwa Rutahizamu vita Gyokeles azaba ari kuri bench nzaba mfiteho uyu muhungu wanjye witwa Noni Madueke ndetse na Trossard nzabaruhura Martinelli nanamushyiramo nta kibazo nzaba mfite Zubimendi muri mediane nzamuruhura ntaga azagikandagiramo ngize akabazo muri mediane no ayituzamo hagati inyuma nzaba mfite bahinkapi wakina muri central defense cyangwa uyu muso ntago nzamukandagizamo nawe nzamuruhura abo nibo bakinnyi nzaruhura abandi bose nzabashyira mu kibuga PSG urayitsinda ntacyo kubaza ndakubwira ibintu bibiri kuri Paris Saint-Germain ndenda kuzakorera abantu ikiganiro kigaragaza uburyo ikipe ya mbere ifite umushinga mwizi burayi ikomeye ni Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain yagukubitika kwicika kuzibya amatwi yaguhwanya Bayern Munich yari ikemo umwuka ifite ibintu bita relations munzakuganiriza ubutaha ubwo bazabyumva uburyo yubatse concept yo gukina umupira w'amaguru agize ibintu bimwe yitiza muri rugby afashe ibindi yitije mu bintu byo muri futsal byo muri za Brazil afite ibintu agenda toza bitabaho ni bigari cyane nzabidebloka ku maradio nzabiganira nzagenda mbikusobanura ibintu bya nukuvuga ngo umutoza adanye ibintu bya rugby na football de star mu kibuga yahuje ibintu byinshi yahuje ubundi ni igitekerezo initial cyavuye harimo n'ibintu byo muri za Argentine ni igitekerezo ariko nyirizina gifite inkomoko muri Amerika y'Epfo ariko by'umwihariko muri Brazil no gifite imizi niho yakuye icyo bita philosophy cyangwa se igena ntekerezo ry'imitoreze ye ari mixinga n'ibintu bya rugby ari mixinga n'ibindi bintu biba muri futsal agenda akura mu tuntu nzagenda mvuga ama elements agize ibyo bintu byitwa relationism Enrique n'umutozo ukomeye tuzakina n'umutozo w'umuhanga tuzakina n'ikipe ifite abakinnyi bakomeye tuzakina na champion w'Uburayi tuzakina n'ikipe ifite Ballon d'Or winner yego Dembele tuzakina n'ikipe ikomeye ariko hari ikintu kimwe dufite uyu mwaka Arsenal yatwaye championnat idatewe penalty itabonye carton rouge ibyo no rubizi championnat yitwaye nta karita y'umutuku nta na penalty dutewe icyo bivuze dufite defense ikomeye twebwe Paris Saint-Germain tuzayirekera umupira ewo kintu mwe mudakina second ball tuzasubira inyuma twebwe twe tuzasubira inyuma dukora ibyo bita ama block cyo twita block media block yo hagati dukora n'icyo twita block ba hanyuma tuzajya dusora abakinnyi nka babiri bajya gusasha baro muri pressing kuri linye ya mbere y'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri abasora baro muri defense ariko nabo bagaruka nyine gufasha mediateur mu gihe umupira wamaze gusohoka uva imbere dukora ama block muri babiri imbere haza harimo Kai Havertz ego none na kapiteni Trossard uzagisohoka na kapiteni Odegaard uzagisohoka akajyayo kwi project kujya kumufasha muri pressing linye gusa imbere abandi bahungu ni bane hagati
bani inyuma tuzakora icyo bita block tuzakina icyo bita agri football Paris Saint-Germain ubwo muzamukira umupira Paris Saint-Germain yatakaje izashyekerwa ize ikomeze kuko izabibona yuko twe twaguma inyuma ikomeze nyine n'abakinnyi babo binyuma kugira ngo nyine babashe kutwinjirana ari benshi kuko baje ari bake nyine twe turi benshi iyo sirinombre ntago yashoboka nyine kuri bo bakeneye gukohereza abakinnyi babo bo muri mediane nabo muri defense kugira ngo baze kumena urwo rukuta rwo muri mediane binjiye muri defense na rwano mene batsinde muri aho hantu nuzabona umwana witwa Bukayo Saka nzamusiga ku ruhande nzajya nyifata mita nyiransa dikrana yiransa ngurukana n'umudefenseur umwe cyababiri basigaye ku murongo mfite umwataka mwiza ubundi Bukazi garure muri penalty hariya igitego nzabona mudukona tuzaba twibunza uranzi kuri kona buri abahungu bwabo bugufi mfite Nicolas Joveri wanjye umutozo wa set pieces wa mbere Burayi nshaka kuzayirya igitego kimwe kivuye ku mupira w'umutereka ntago ari byinshi ni kimwe kibabaza cya kintu kingu cya kintu gitara gahinda ubundi nindangiza ntware igikombe ninakirata nabwo nta kibazo mfite kuko utiyizeye aho oya nyumva ndakira n'ikipe ikomeye nabyemeye ninakirata nzaba mfite amahirwe kuko niba umwaka ushize narageze muri demi finale uyu nk'umwe abangeze finale ndi closer next season ndagura abakinnyi nka batatu ndagura rutahizamu ndagura umukinnyi w'umuhinga w'uruhande rumwe ndanagura n'umumediateur umwe ni batatu gusa kandi izo miliyoni 300 zizabagura ko nzagura qualité ya mbere ndindi bizamanuza yakugura abakinnyi bari aho ngo badashinga batabyina ko ariko nizikomeye nazo zirabeshya nzaba mfite guhita nereka hariya batatu nongeramo ku ikipe yatwaye champion nzaza nshaka Champions League Arsenal twa Champions League ifite umukinnyi wahanganira Ballon d'Or cyane inde none se Ballon d'Or niki biterwa nuko azitwara muri equipe nationale ifite umukinnyi mwiza umukandida mwiza Declan Rice aramutageze demi finale wenda pourquoi pas Declan Rice ashobora gutorwa nk'umukinnyi mwiza wa champion w'Ubwongereza Champions League turamutse tuyitwaye uruhare rwo ruzaba ari ntayegayezwa niko babyita ruzaba rufatika akagenda akitwara neza muri equipe nationale y'Ubwongereza akazaba shortlisted muri batatu ba Ballon d'Or wenda ntawamenye niba yitwara cyangwa atayitwara ariko akantu gatoye uramutse ugiye kubona ukabona Bruno atoye nk'umukinnyi wasize Ubwongereza wabyakira gute byaba ari ubujura none se ubujura n'ubwa mbere Manu yiba ibyo se si ibintu bizwi Manu kwiba ubu ni ibintu dutangiye kuvuga nakimeze iri n'ubu yabyiba nturebe ibonye ntwaye champion ubu yakwiba turaziranye Manu yakwibye abantu bambaniye nabi ndabaza yanyiba rwose Manu yanyiba rwose ko ariko biri utagira ngo ndakube kariko amahirwe yabinyibye none se umuntu abeberwaho umuje ariko kumwiba uba wabibona oya Manu yanyiba ni kwiba ariko Bruno afite statistique nziza ugeranyije n'izande Declan Rice ariko mwanya oya ibyo nibyo oya icyo afashije ikipe none se yo bajya gutanga igihembo oya ariko mwanya bajya gutanga igihembo ndaguye critère eshatu mu bihembo bareba classe du joueur yego Bruno ni umukinnyi ukomeye ndamwemera Declan ni umukinnyi ukomeye ndamwemera kuko Declan ni umukinnyi ukomeye mu inkingi ya mwamba muri Arsenal muri no myaka yacu nk'ibiri ishize na Bruno ukameze nawe ariko we anarinze cyane urareba bombi ni beza Bruno Arsenal ikabara Declan Rice twaba duhombye nanjye nabamombye kushaka ko biterwa n'icya kumari individual nono mu buryo buri individual Bruno ushaka kuvuga yuko ari hejuru kuko ageze zire assist 20 soka 21 ariko hano kuri lo collective akazi kipe yagezeho Declan Rice muri imbere aho turemeranye ubwo bibiri kuri kimwe Arsenal oye urumva ubwo ni mu bihembo hanyuma cya gatatu bahita baza ku kijyanye noneho nicyo umukinnyi ari cyo mu bijyanye n'imyitwarire donc uriya ni kapiteni ni umukinnyi uzwi ni umukinnyi yubashye Bruno ariko Declan Rice the other side ni umwe mu bakinnyi bari voko b'ingenzi tugenderaho muri Arsenal b'ingenzi cyane so amatora yaba akomeye ariko icyaturengera niki we are the champions ako kantu kazi icyo kirakonta cyane hari undi mukinnyi hariya wenda ubona ushobora guhangana na Declan Rice abakinnyi babiri ni Bruno nakubeshye abakinnyi bahanganye nabo ni Declan na Bruno na gardien wa Arsenal ni batatu arabazanamo Erling Haaland nza amakosa gihoreye umuntu aratsinda ibitego byipfushije asabye ni babiri ni Bruno na dusoza rero
kuba Rugaju Ligan umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu navuga yuko uri muri bashokwa ari muri batatu be ntago ari njye ubigena ariko wenda public batatu muki ntago ndi muri batatu reka ngewe ubwo ndavuga overall muri sport ntago ndi winshyiramo owe ntacyo twaye ngewe nkoze introduction gutya irakomeye cyane kuba batatu ari bakasitari nababaye ngana kufite urukundo ukunda equipe yawe uko ukunda Arsenal ari nako umukunzi wawe mukundana ari nako akunda Mane connexion yakunda kujyana n'ibindi bira na hantu bihuriye have wivanga amadosi hari aho byica nta hantu bihuriye hari mbandira cyane mandi romantique simba nzi nibyo by'imipira ko urangorura ibyo bintu by'imipira by'abasazi by'abantu barara hanze biruka basakuza ngo Arsenal reka gikombe se napfa reka wivanga amadosi umukunzi n'umukunzi ngo je t'aime bavuga ngo I love you umukunzi n'umukunzi wivanga umugore n'ibintu bitabara byitwa imipira reka bigereranye umugore se kako byarira umwana ujya winginga umukunzi njese ko ndi umuhinde ndira njimbaye yego nkunda nkunda ndira rwose urariro bati please mbabarira mbandira cyane mbandi hasi chini ya urinzi bya bintu byo kuza kuri mikoro kamara wiremereje cyane ari umutibe wivanga umugore n'umupira ari ubwo umutibe yido gutereta ngo yitwaje ngo umunyamakuru ngo ngende n'amakosa yavuze ngo icyo muturage dusoza yaravuze ngo ngewe nyine abantu ngo ngende umunyamakuru ngo je suis journaliste aramubwira ikintu twinshi wese ngo nakubona ngo tukaganira ngo kubiza abanyamakuru ntabwo dukunda kujya ahantu henshi akunda gura n'abantu benshi cyane kwagamwe ati rero kamubwira wa muhungu ye ntabwo mwakunda n'umunyamakuru ngo niba uko bimeze ati gendere ati uje guteta bitwaje ibyo ukora ari hasi baramutwita twamucaye amazi hanyuma rero dusoza none icyo mbaza kuki abafana ba Arsenal mwangamaniye cyane kuki abafana ba Arsenal mwangamaniye cyane nuko nayitwanga none se muri Afrika hari umuntu wishima adafite abanzi twagomba gushaka abanzi bacu ni Mani rwose nta banga ririmo abafana ba Maniyu twese turi abanyarwanda tubakunda nk'abene igihugu tubakunda nk'abantu duhuje igihugu tubakunda nk'abavandimwe nk'inshuti nk'abantu dukorana mu kazi ariko iyo bigeze mu gufana nimwe banzi bacu muratwanga natwe turabanga ko bavuze yuko umwaka utangwa ari bubagarika ngo pepe baratugarika se bafite iki nicyo nanga rero ibyo nibyo nakunda ibyo nibyo nanga babwire ko badakomeye ubu nibwo bagiye gushaka abakinnyi nta bakinnyi bari bafite ariko baraguteye 3-2 najye mbyuke ariko se reka nkubwire ibyo rero nabyo ni ibintu bitangaje gutsinda match siko gutwara igikombe ndakwigero zifakomeye rero wowe tuzakina n'amakipe tuzakina match 38 amakipe 19 arena retour Maniyo kuri ubu ngo abantu nakwifuza muri Mani ntago barenze bane muri Arsenal abagena abana bati Mani impayo namwifuza ntago barenze bane iyo kipe yatwaye igikombe gute none se niba ikipe ninkubwira ubwo mvuze n'abasimbura niba itarenze abane muri Arsenal ubwo urumviye nahangana nayo iyo sinyibara nanabakubwira sinyeneye umuzamu wa Maniyo nigumane Mani bahe sinyeneye abadefenseri ba Maniyo bose nibagumane umuntu apfa gusaba muri Maniyo hano n'umwana wabo witwa Matasku kano gapetko muri Mediane kano ka Kobe Mayino namugira umusimbura wanjye uwo yaza kuri bench urabona Bruno Fernandes yabanzamo muri Arsenal wowe yabanzamo wamuvuze Mateus Cunha namushyira ku ruhande nk'umukinnyi ubanzamo Mateus Cunha yabanzamo kubera yuko iriya kuwari yindi irarwaye Mateus Cunha namukinisha uruhande rumwe rundi nkawushyira Bukayo Mateus Cunha namukenera Mani undi mukinnyi ubwo wa kane nakeneramo nawe yaza agiye kuri bench yanjye ntabwo yazaje kubanzamo ni rutayizamu wabo nazana Benjamin Sesko akazajya asimbura Victor kwa ko wenda Gabriel Jesus ushaka kuzamurekura bafite babiri nabanzamo bakagera nabo babiri basimbura none yo kipe none se reka tugane ku kantu gakomeye reka ijye kuri chance igura abakinnyi tuzahanganira cyoroshye Mani iracyoroshye akakanya iracyoroshye uravuga ngo Mani niri kuri wo gwangana Arsenal naho nigura abakinnyi nibwo twaganira hanyuma tugane ku kantu rigane abantu bawe buriya iyo uvuze ikintu abantu bacyumva ko ari ikintu gikomeye kandi bakagira agaciro gikomeye waravuze uti Arsenal itwara igikombe ngiye nzazenguruka umujyi nambaye boxer cyane statement abantu bose bitangaza no kurimo birandika ndacyabisubiramo ikintu cya mbere nukumenya urugendo nzakoraho nzanyura nicyo abantu bakeneye kumenya rutangariza abanyarwanda niyo mpamvu najanga niyo mpamvu waje ahubwo se uzazana kamera 100% nzama nuko urugendo ndakabaringa 5 kuwa gatandatu saa 5 z'ijoro
nzahaguruka Kimironko hariya kuri gare nambike uyu muhanda wakiye nta muntu wambara boxer ku manywa wikora amakosa nzatambika umuhanda wakiye ndabanza nsaba inzego uburenganzira nkomeze kuri kiye nkomeze ngera hano kuri Zazaria nkomeze kwa Rando nkomeze hano imbere uyu muhanda wo ku Gishushu nyine uca imbere ya za radio nkomeze ku Nteko urahabona ngende ngera hariya kuri za Kigali Hate ntabwo nzahita nkomeza njya Kacyiru ahubwo nzahita nyura imbere ya KBC ugwita uca kuri inyuma ya Radisson yego nzaca inyuma ya Radisson nkomeze za KBC manuka nzamanuka umuhanda wose wa KBC nce hano hafi imbere ya za Ifake n'imbere yo kuri Rib urahabona nkomeze nk'umuntu ugiye kuzamuka hano bayita ku Kinamba kwa Rasta ku Kinamba manyure gutya hejuru kuri uno muhanda wo hejuru uzamuke kuri Rugaju nindangiza nzamuke oya nzazamuka ubwo hano peage none nzamuka umuhanda wa peage muzamuka no peage hose nze ngere hano muri roundabout nyine umujyi wa Kigali hano muri ino ntuza bayita nguki ndahareba hanga muri rompu hanga neza muri rompu nindangiza mite nkomeza nyure hasi hano imbere ya za Mik nkomeza hano imbere ya za Shrik mite nzamuka hano muri Kigali Universe hanyuma mite nunguka hano muri Kigali Universe nzakoresha wenda nk'amasaha tuvuga wenda nk'abiri cyangwa 2 n'igice n'amaguru nzaba ngeze hano mu masaha 7 n'igice z'ijoro hanyuma nubundi nsanzwe nkora hano nzahita nkaraba ndyame nduhuke tanu nzaruhukira hano ku kazi nzategereza abafana ba Arsenal bazansanga hano ku Cyumweru saa 11 Arsenal ikina na Palace nabikubwiye ko nje ari 5 Kazo ko rugero uzakora wenyine n'ibihumbi 10 muri VIP 5 rege 10 VIP niba ushaka uzaze turukorane cyangwa n'undi wese wumva wan joining nawe akambara boxer birasaka bisabira uburenganzira nge nzabusaba nje nabonye hari n'abantu benshi bakomeje kubinyandikira ndavuga ni nabanengushya abantu ngomba kubikora amafoto se nazasohoka ariko rigane tuvugisha nzayagwa amafoto oya tuvugisha ukuri ubu uzambara boxer igeza ariko se reka nkubaze ikintu usubize ubu uzambara boxer igeza boxer biterwa niyo wambara boxer biterwa niyo wambara uko ingana hari boxer ziba n'umuntu hari na boxer kurekura ntazuzi ndazireba zino boxer twambara abajama zizi urabona hari na boxer hari n'abantu bamenyere tuno tu boxer tuko muri terera hejuru baraye nka boxer nziza cyane zino z'aba Calvin Klein zino abantu bagura muri Europe muri za France cyangwa muri za Belgique zino tugura nk'$30 gutyo ziza nyine hano Nyarugenge ziri ari 6 ugasanga nk'umuntu yaziguze nka 150 ziriya iyo uyambaye neza uramutse urengejeho jezi ya Arsenal ikarenga gusa hano ku bikoresho by'ubwubatsi uragenda cyane sizo bakobwa se bambara buri gihe ukiza bakiriho wishanganye abantu barabihinduye abanyarwanda bansabye yuko barambwiye tuyombeho wayikezwa n'iki erega nanjye ni umukozi w'igihugu ejo bundi mbyimbi ndanagiye mu muyaga bafunge bamwe wakoze amakosa we wagiye kwiteza indwara nabyo ni amakosa kukize nishyira muri risk twaje gusanga abantu bakoze petition bavati Rugaju kugira ngo tubone koko ukunda Arsenal uzashya wakajezi ka Arsenal ariko rigandi ibyo bintu bitabikora hazabikora abantu babinsabye oya ibyo bintu utabikora hazabikikure dore muri hanga imbere ya kamera hazabiki nutabikora hazabikikuri wo nutabikora ndahirese urashaka ko ndahira oya abantu bose bavuga ngo rigandi ntago ari ubikore Arsenal bazayambura igikombe oya cyo ntago cyacuba kandi amaze kugitwara none se ubwo niki cyamba nta muntu wamfunga none se urashaka ko ndahira ikintu kidashoboka abantu bavuga ngo rigandi yabeshya abanyarwanda ntago byareka kuba kandi ntago utume ngo uzaze umfilime wowe niyo makosa ukora ubu nguhaye amasaha nguhaye ahantu ndakubwiye ngo tuzakora ibintu nturi kubyumva uraminyuza wowe urankande wowe uzaza uzarebe kutazahansa ntago bazavuga ngo rigane muri cyashango yakoze ntago bazavuga ngo rigane akoze amakosa bwoko ki yo kugenda hagati yanjye n'abari abakobwa bambara utwo tunuza tureshya gutya bagatembera ubusobanuro hano sport yemerewe kwambara kora udukora dutoya umupira byagukanga none se ubwo ngubwo nambaye akantu ngako kagakora nyine kameze nk'akaboxer ngashyiraho jezi ikipe yanjye nkaza gatoya kuri mucaka ndi kumwe n'abantu banjye bakunda Arsenal tukaza gusa ikibazo niki ahubwo urwo rugendo rukeneye gukora kandi ari ukeneye ari ryo ko sukora ahubwo ushaka abaterankunga bazafirima urwo rugendo umva kuntu bimeze urugendo uzatangira kuwa 23 saa 5 zuzuye nira cyane z'umugoroba tuzahaguruka Kimironko wowe muntu wifuza ko twakuvuga muri urwo rugendo wowe ufite kampani ivuze ko urwo rugendo rwamenyekaniramo tugane uze urwo rugendo rwose uzamamazwamo ibitangazamakuru bizandika ubundi uze urebe ukuntu rigane
abatoto benshi mu muhanda ndashaka guhagurukana n'abakobwa b'abasirey queen 20 beza kurusha abandi mu gihugu. Umukobwa utari mwiza ambabare singe waremye ntabwo ndi Imana. Beza zaba ari kumwe n'abafana ba Arsenal b'abasore 20. Tuzaba turi abantu 41 n'itangazamakuru. Ntabwo dushaka igihiriri mudateza ibibazo mu muhanda w'abandi. Mugomba gutuma abantu banisanzura. Rigani Sirey queen beza 20 n'abasore beza 20 bafana Arsenal. Abakobwa beza n'abasore 20 beza. Beza Bare bameze neza navuze abakobwa. Abasore buko yaba ameze kose umusore nta kibazo abafite. Ntari bi rwose abasore uko azahameze kose. Ariko abakobwa beza 20. Nabivuze ngo ni utari mwiza ntuzaze muri urwo rugendo. Wikwivuna. Ubwo ni guhera kuri izi levels abande. Muri abakobwa beza tuzi mu gihugu. Bamisi nawo. Aba bama miss nugera mu bamisi. Bamisi nawo. Nabonye bakunda Arsenal. Hari umuntu wanga Arsenal se. Nabonye namutse Jory nawe ni Arsenal. Abo nibo bantu tuzaba turi kumwe. Nibo bantu tumanukana. Abantu bari ku rwego rwa Miss na Miss none se kari urugendo rwa rimwe mu mateka ndajya kurikorana rwa Urugenia rwita ngo ikira rugendo ndashaka narwita ikisi n'urugendo rw'insinzi urugendo rw'insinzi urugendo rw'insinzi cyangwa n'urugendo rw'icyubahiro urugendo rw'insinzi parade of glory reka tubyite gutya mu cyongereza parade of glory urugendo rwawe glory nyine icyubahiro gukuzwa ntago ari urwanjye n'urwa Arsenal urukora amakosa n'urwa Arsenal n'urwa Arsenal nta kintu cyanjye kiri kuvugwa nona haravugwa Arsenal ibyo sinjye uzabyikorera ariko ku mugoroba nabo bakobwa sinjye bazaba baje kureba nabo uzambika jezi Arsenal niyo bakunda neza hari umuntu mwiza wanga Arsenal ariko rigane baravuga ngo bakobwa ngo bakeneye ko no muri Kigali University bababona abo bakobwa uzufite ubutazana uzo kubazana mu rugendo muri Kigali University wabonye ibintu byabaye Butare se wabiposting muri kaminuza wabonye abana b'abakobwa muri dortoir yabo cyane kuri Arsenal mbese ne bana binjijuke muri kaminuza y'igihugu abantu batsinze ibizamini bya leta byose bakabohereza hariya niba ariyo bakunda kuko batayikunda ni ikibazo cyabo genda jyana n'abakobwa beza bakunda Arsenal umukobwa mwiza wese niba agomba gukunda gura kajezi gaterekemo dore Kigali University ibyicaro byiza ibyo kurya n'ibyo kunywa sheri wawe ntiyongeye gupimira abasore b'i Kigali ibi mwigamba ngo ngiye ngo ndasohoka nutabona Kigali University kuri iki cyumweru n'umukopine igikombe cya Arsenal n'umukopine mwateretsemo akajezi mukorewe parade y'abafana ba Arsenal hano ku kirari cya Kigali University muzenguruka ndashaka abakobwa bambaye amakabutura yandi magufi ya jeans tumweru magufi y'umweru y'ama jeans niyo dress code ndashaka hejuru jezi za Arsenal niyo ndashaka abahungu bambaye ama jeans n'ama jezi ya Arsenal niyo gahunda hanyuma kwa Kigali University ku cyumweru saa 11 ku bakobwa ni amakabutura magufi y'ama jeans y'umweru hejuru agashyiraho jezi ya Arsenal abatipe ni jezi ya Arsenal ni jeans y'umukara ugashyira inkweto nziza zo gusohoka cyangwa se abatipe ne wakwambara izikabutura zoroheje nta kibazo hejuru ni jezi ya Arsenal iyi home kit igomba kuba waje wambaye